Ushobora kutabyumva neza, ariko muri iyi si tubamo hari ikintu kimwe umugabo atabasha kugura amafaranga, haba ku isoko rya Dubai cyangwa mu maduka y'i New York. Icyo kintu ni icyubahiro. Icyubahiro ntabwo ari imyambaro myiza wambaye, ntabwo ari imodoka nziza ugendamo, ahubwo icyubahiro ni uburyo abandi bakubona, n'uburyo nawe ubwawe wishyiriyeho imbibi. Ariko se wari uzi ko mu izina ry'urukundo hari abagabo benshi bari kwisenyera agaciro kabo buhoro buhoro? Muri episode ya mbere y'iki kiganiro turimo kubabwiraho, twabonye amakosa 5 ya mbere mu makosa 18. Uyu munsi noneho tugiye kwinjira mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro, aho tugiye kureba noneho amakosa 7 akomeye kurusha ya mbere. Iyo ugiye mu mizi y'imitekerereze ya muntu, ahangaha abahanga bavuga ko icyubahiro kidaharanirwa, ahubwo icyubahiro kirubakwa. Muri uyu mwanya umpaye wo kunyumva, ndagira ngo untege amatwi nkubwire, kuko aya makosa 7 tugiye kuvugaho ashobora kuba ariyo mpamvu uri kubona umugore wawe cyangwa umukunzi wawe atagituma urugo rwawe rurumbuka nk'uko wabyifuzaga. Ikosa rya 6 abagabo bakora ni ugushaka kwemeza umugore ukoresheje amafaranga gusa. Ahangaha uzasanga hari umugabo wumva ko igihe yatanze amafaranga y'ishuri, akishyura inzu, akagura n'imyenda ihenze, akumva ko icyubahiro n'urukundo biba bihagije. Mu buzima busanzwe uyu mugabo ahora ameze nk'umukiriya aho kuba umugabo w'urugo, kuko iyo amafaranga agabanutse icyubahiro kiragenda, kuko ariyo yonyine aba yarubatseho umubano. Abahanga bavuga ko umugabo iyo akoresha amafaranga nk'intwaro yonyine yo gukurura umugore, atuma umugore amubona nk'inkomoko y'ubutunzi aho kumubona nk'umufatanyabikorwa. Aha bituma amarangamutima y'urukundo n'icyubahiro by'imbere mu mutima bitubakwa, maze umugore agahora areba ku mufuka aho kureba ku mugabo. Ahangaha icyo gukora nkawe nk'umugabo, abagomba kwerekana ko afite agaciro k'imitekerereze n'akamarangamutima, intellectual value and emotional value. Nanone kandi icyubahiro cy'umugabo kigomba kubakira ku buryo afata ibyemezo, uburyo amera mu bihe bikomeye, n'uburyo ayobora umuryango mu bwenge. Ikosa rya 7 ni ukugenzura buri kantu kose. Ibi ngibi abagore ntago babikunda. Over controlling behavior. Nk'ubu uzasanga hari umugabo uhora inyuma y'umugore we nk'umupolisi, amubaza abo birirwanye, abo bavuganye kuri telefone, amubaza impamvu yatinze kuri telefone. Ahangaha n'umugabo akategeka umugore w'imyenda yambara, atari ukumugira inama ahubwo ari ukumutegeka. Mu buzima busanzwe uyu mugabo aba akora ibi byose yibwira ko ari kurinda urukundo rwe, ariko mu by'ukuri aba ari kurusonga. Rero ahangaha iyo umugore abonye umugabo uhora mu tuntu duto nk'utwo, atangira kumubona nk'umuntu udakura mu mutwe kandi utagira n'icyizere. Ahangaha abahanga mu by'imitekerereze ya muntu bavuga ko kugenzura abandi bituruka ku bwoba bwo gutakaza. Iyo ugenzura umuntu birenze urugero, uba umubwiye uti ntabwo nkwizera, kandi nanjye ntabwo niyizera bihagije, mbe nizeye kutasiga. Ibi bituma umugore atangira kuguhisha ibintu, akagira utubanga twinshi. Ahangaha si uko umugore ari mubi, ahubwo akabikora ari ukugira ngo yirinde. Icyubahiro kiragenda kuko umugore atangira kukubona nk'ikibazo aho kukubona nk'igisubizo cyangwa aho yisanzura. Umva inama yo kubisohokamo nk'umugabo. Agaciro k'umugabo kagaragarira mu kwizera. Umugabo w'agaciro ashyiraho amahame y'urugo, akizera uwo bashakanye, maze akigenzurira ubwe. Ugomba kumenya ko umugabo yahawe icyubahiro kitavuye mu gahato, nibwo icyo cyubahiro kiba gifite umusingi ukomeye. Ikosa rya 8 nanone bakora ni ukudategura ahazaza. Hariho abagabo babaho uyu munsi gusa, arye, anywe, aryame, ngo iby'ejo bibara b'ejo. Mu buzima busanzwe umugore akenera kumva ko ari umugabo ufite icyerekezo. Iyo umugore ari uhora utekereza ku mushinga uzakura umuryango we mu bukene, ari nawe uhora utekereza ku nzu bazubaka cyangwa aho abana baziga, maze umugabo akabaho ntibindeba, ahangaha umugabo icyubahiro cye kirashonga. Umugore cyangwa umukobwa mukundana atangira kugufata nk'umwana wa mbere mu rugo aho kugufata nk'umugabo we. Umva icyo abahanga babivugaho. Mu mateka y'imihindagurikire ya muntu, umugabo yahabwaga icyubahiro dushingiye ku bushobozi bwe bwo kuba provider cyangwa se utanga, cyangwa kuba protector, urinda.
ariko uyu munsi kurinda ntabwo ari ugukoresha imbaraga z'amaboko gusa, ahubwo ni viziyo. Umugabo udafite viziyo bituma umugore yumva afite akazi katoroshye. Ibi bigatuma umugore atangira kwishakamo ibisubizo, maze agaciro k'umugabo kakaba karangiye. Umva icyo gukora nk'umugabo: soma, teganya kandi uganirize umugore wawe ku mishinga n'indoto ufite, kuko umugabo ufite intego agira imbaraga zimukikije zituma abantu bose bamwubaha batabishaka, ahubwo ibyo bakabikora babona yuko afite ahagana. Ikosa rya 9 nanone abagabo bakora bigatuma batakaza icyubahiro n'agaciro mu rukundo ni ukwemera byose udashishoje. Uzasanga hari umugabo kubera gutinya amakimbirane cyangwa gushaka gushimisha umugore we yemera buri kintu cyose abwiwe. Nk'urugero, nimba umugore amubajije ati twagura imodoka, umugabo ati yego. Ese twasura ababyeyi bangu uyu munsi? Umugabo ati yego. Ibyo byose akabyemera, wenda haranafite akazi k'ingenzi agiyemo. Ubuzima busanzwe umugabo agirirwa inshuti y'indashyikirwa, ariko ntabwo agirwa umugabo w'icyubahiro, kuko umugore atangira kumubona nk'umuntu udafite ijambo, maze icyubahiro kigasimburwa n'impuhwe cyangwa se kumusuzugura kubera ko atagira icyo ahagararaho. Abahanga mu by'imibanire bavuga ko imbaraga zinyuranye zikururana bigatuma urukundo n'icyubahiro biramba. Iyo umugabo adashobora kuvuga oya ashingiye ku mahame ye, agaciro ke kamanuka mu buryo bw'ibanga. Uko abagore bateye mu buryo bwa kamere, bakenera abagabo bababera umusingi ushobora kubakebura mu gihe bagize ibyifuzo bidashyitse. Iyo rero uri umugabo ukemera byose, uvuze ko utagira umurongo, kandi umuntu utagira umurongo ntago yubahwa. Umva inama yo kubisohokamo: gira amahame, vuga oya mu kinyabupfura ariko ushize amanga. Ibyo bituma umugore wawe akwizera kurushaho, kuko azi ko nimba wemeye yego uba uyikuye ku mutima atari uko umutinya. Ikosa rya 10 ni uguhora usaba ko abandi bakwitaho cyangwa se bakugirira impuhwe, bakube hafi kugira ngo wumve umeze neza. Nk'ibyo bidahagije ugashakisha ngo baguhe umwanya cyangwa se bakwereke urukundo n'imyitwarire irenze urugero, kandi ukabishaka mu buryo bukabije. Wa mugabo uhora abaza ati ese uracyanyikundira? Kuki uyu munsi utampamagaye ngo wumve uko niriwe? Ikindi, kuki utari kunyereka ko unyishimiye? Mu yandi magambo, uyu mugabo amera nk'umwana usaba ikintu ku mubyeyi we. Mu Kinyarwanda baravuga bati urukwavu ruraryana ariko ntirurura. Iyo umugabo agaragaje cyane ko akeneye urukundo rw'umugore kugira ngo yumve ko afite agaciro, uwo mugore atangira kumuhunga kuko uwo mutwaro w'amarangamutima uba umuremereye. Abahanga mu by'imitekerereze bavuga ko gukururwa n'umuntu bituruka ku kuba uwo muntu yihagije mu mutima. Rero iyo ugaragaje amarangamutima n'ihungabana uba ugaragaje intege nke zikabije. Rero icyubahiro n'ubushake bw'umugore bugabanuka kuko abona ko yagutunze kandi ko ntacyo agikora ngo akubone, kuko uhora upfukamye usaba. Umva uko wabisohokamo nk'umugabo: uramenya agaciro kawe ntikagakomoke ku buryo umugore agufata, ahubwo gakomoke ku miterere yawe n'ibyo ukora. Uwo mugabo ufite ubuzima bwe, inshuti ze n'imishinga ye. Mu yandi magambo, iyo utihambira ku muntu nibwo atangira kugushaka no kukubaha, kuko abona ko uri umugabo wihagije. Ikosa rya 11: ibi ngibi byo abagore barabyanga cyane. Abagabo batagira ibanga. Nkaho uzasanga hari umugabo uganira n'inshuti ze maze akaziha amabanga y'urugo rwe rwose, akababwira uko umugore wateka nabi, uko batonganye, cyangwa se mu rwego rwo kwijijisha akagaragaza intege nke z'umugore we mu buryo bw'urwenya. Mu buzima busanzwe uyu mugabo aba yumva ari kwisanzura, ariko icyo atazi ni uko iyo amakuru asohotse mu rugo, icyubahiro cy'uyu mugabo n'icy'umuryango we bisigara hanze. Iyo umugore amenye ko ibyari bikwiriye kubera mu kumba byageze mu kabari, atakaza icyizere, kandi icyo cyizere kigize icyasha. Nawe urabyumva, icyubahiro gihita gihungabana. Abahanga mu by'imibanire bavuga ko urugo ari nk'ahantu hatagatifu, aho umugabo afatwa nk'umurinzi w'urugo. Iyo umurinzi ari ufungura amarembo ngo amabanga asohoke, aba agaragaje ko adafite ubushobozi bwo kurinda ibyo ashinzwe. Mu mutekano w'imitekerereze, umugore akenera kumva ko umugabo ari nk'urutare, ibintu byose bimugeraho bikagarukiraho.
Iyo bitagenze gutyo agaciro k'umugabo mu maso y'umugore karagabanuka kuko ababona adashoboye kumubikira ibanga. Mu yandi magambo, umugabo w'ibanga agira ibanga, akamenya ibyo agomba kuvugira mu ruhame n'ibyo agomba kuvugana n'umugore we, kuko ibibazo byo mu rugo bikemurirwa mu rugo. Nimba uri kuganira n'inshuti zawe, vuga ibyubaka, vuga imishinga, ariko iby'umugore wawe n'urugo rwawe ubiha agaciro kabyo. Ibi iyo ubikoze bituma umugore akubaha, akagufata nk'umugabo ushoboye. Ikosa rya 12 rituma umugabo abura agaciro n'icyubahiro mu rukundo ni ukutubaha abantu b'ingenzi mu buzima bw'umugore. Uzasanga hari umugabo wishyira hejuru agasuzugura ababyeyi b'umugore, abavandimwe b'umugore we, cyangwa se inshuti z'akadasohoka z'umugore. Mu buzima busanzwe uyu mugabo aba yumva ko kwerekana imbaraga ari ukubandagaza cyangwa ari ukubereka ko ntacyo bavuze imbere ye. Ariko dore ukuri muri ibi: ugomba kumenya ko umugore ataguhisemo hejuru y'umuryango we, kuko ahubwo iyo abona ko usuzuguye abakunda, icyo gihe abona ko usuzuguye igice cy'ubuzima bwe, kuko icyubahiro cye kuri wowe kiba gishingiye ku buryo ufata abasanzwe yubaha. Abahanga mu by'imibanire y'abantu bavuga ko icyubahiro gituruka ku kubahana. Nimba usuzuguye abantu b'umugore wawe, uvuze ko nawe amahitamo ye ari mabi. Ibi bigatuma agaciro kawe mu maso ye kagabanuka cyane, kuko ahita atangira kukubona nk'umuntu wishyira hejuru cyane aho kukubona nk'umutware w'umutima we. Ahangaha umugabo w'icyubahiro n'uwubaha buri wese, yaba ukomeye cyangwa uciriritse, cyane cyane abafitanye isano n'uwo bakundana. Waba ubakunda cyangwa utabakunda, bagomba icyubahiro kuko ari abantu b'umugore wawe. Kuko iyo ubasuzuguye uba urimo gucukura umwobo uzatuma n'umugore wawe atangira kugusuzugura. Nshuti bavandimwe mwadukurikiye, nahadusubikiye iki kiganiro cy'aya makosa 7 mu makosa 18 atuma umugabo atakaza icyubahiro n'agaciro mu rukundo. Nimba muri aya makosa 12 tumaze kureba, nimba hari ibyo wisanzemo, wicika intege, ahubwo biragufasha kwisana no kubaka agaciro kawe, kuko umugore ashibuka mu ntege nke ze. Naho ubutaha mu gice gikurikira, ari nacyo cya nyuma. Nimba waranyuzwe n'igice cya mbere n'icya kabiri, kora subscribe, utange comment, uvuge n'ibindi biganiro tuzababwiraho. Nyita 2MC, ikiganiro ni impamba y'ubwenge. Ndabashimiye.